karame twagenze urugendo runini nananiwe none evuga ese wana umuntu yafata akantu nanjye ko numva nani hari ahantu nzi hano hirya twafata akantu ko kunywa tukamanura ivundi okay ntacyo tugenda nyine tubanze dufata akantu ni hano ariko turanahagera ahangaha yego reka tugafata urundi rugendo rukomeye ego uruwanjye nawe uruwanjye abantu tugendeye none akabari kanyu karimo ikintu bwakunze isaha wapi hari habaye mirereri ntumye ntago yego hanyuma se ufunga ngaha ni gereza okay muze mwite Foka zose muze aho tete cyane what mwice muvuge neza hano bose kabari ka neza akantu seza neza wambana nateguye ese wahisemo ahangaha hari umugabo nyine wahariya cyitishye wandangiye ikibanza agasozi wakeneye ati boss rero buri ikibanza cyanga kirahenze ariko amafaranga uzayabona ahantu ahishyura amafaranga ibihumbi miliyoni nyine 8 ndaza ndasiza ndubaka dura akabari kanjye ni danje yego ni keza icyo ntago ari cyo kiri kukugenda yego ikibagenza cyane kitugenza nawe ni inzoga mufite miki harimo za muteri za byeri nyine z'abagore nyine nawe urabizi dire ndabona umwana azanye bamenye ngabo ni sheri ni beautiful hanyuma twe twarize mutuzimana neza muteri muzane tumwe seriveri yeza n'inzoga zane abakiriya ndabona bahageze kandi uzana inzoga nziza ziryoshye zaje kimeze shayi wana muraberanye urabona nyine igikara n'inzobe hari ukuntu bijya bimacinga agiye bimacinga gukora ibenzi no kuzuba nzakujyana ayi wana muryohero be muryohero ngenza bakirangaza inzoga ziraryoshye cyane cyane umva twebwe nuvuga ngo yewe nta nyendango urarirwa byose ni yanjye buriya narayiranguye ndavuga nti ntabwo hano wapi ntabwo byakunda ni hatoya ntabwo wapi ntabwo kanayirongora buriya mwica akanyota ewa mwumva katengetse karengetse akakayoga rwose nenda gakunda urazicagura gutunga ushatse kubuki hano bahazana inziza gusa nziza okay muryoherwe nanjye reka mbe ngiye hariya hirya ndaje kabisa ukeneye ibindi twajya yego nta kibazo sawa Murikuna twirariye ubwo price bayose ako akinzoga ziryoshye nabuze byose no karakora ubu nkabya ngura mu boss wanye Umburi yaraka urambose arakabya nimba ngo burarirwa yose ngo miliyoni 8 ubusaka kabari reba nawe yamenye twamushimye gakuru arimo aragira yakoze uburaka ruko mwanjye mba nanjye aka abacuruzi bose niko bamera abagira ngo nyine ahantu heza agasozi wakeneyeho nakira kazabi abari gukabya ariko nanjye se imitungo mfite irenza akakabara avuga ngo ni miliyoni 8 ntabyaje nicyo ngukundi hanze no kumubwira no kuzuba nzakujyana nta nubwo nazatuma unatura kuri ibi uzakora ibenze yego baba tuzatehe ako kuzi nanganiriza n'ibyo tumaze dukundana tucyunganiriza ingire tuzaguma muri Nese tuzajya tukura kumwe utayi wanyu nanjye nayi wanjye Nese sibyo ndimo ndakubwantu yuriya mu boss bimwe abaza avuga ngo miliyoni 8 ngiye imitungo ngakakabari nanjye ko nshaka kuzagutembereza none naho mfite ibikorwa ukabibona jewe nshaka ko tubana nawe ndabirambuye nano nganywa ngataha no suwo ngatani nkarani mfimba bihaze Yesu arabimbwe ndabyanga reka tubanze duteganye nyine ko nategereje kuza n'igitekerezo ureba Nese ko numva ukina ngabo nanagize n'itazo kwivugwa nyine mvuga ni Babyeme jewe ndabyemeye agasozi wakeneyeho
nonakira ndabyemeye pe nze ngukundira nakujya yego ukora ahubwo numvaga uriya mubosi uriya nawe ni umwe mu bantu nakunze cyane nkunda ukuntu yakira abantu kandi ikindi kiyongereyeho mu rugo nyine twebwe twatojwe kujya dusangira n'abandi bantu nyine tugasangirira hamwe nibyo bang 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 ariko nta nubwo nayandushana nta kibazo tugasangira hamwe nyine nawe agafata ako kantu ni nyirakabari ni nyirakabari 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 yego naje nk'ishoka ya kigiti iheruka serivisi mwatangaga iminsi yashize zitari zimeze nk'izi ngizi ubure ukabona nanywa nkanywa wicara nkuzanira akantu wumva ushaka nyine ubasha tugashaka ahubwo ubasha ewana bose akira kabisa seriveri zana akana aho ngaho buriya azana inzoga yego aho undi se ubusa wahisemo gute kuba waza ndabona n'abakiriya dore hariya hepfo manyuze buzi ahantu ni heza cyane rwose ni heza amahumbi bose muryohewe yego tereka koresha n'abakozi beza ewana umva abakozi bafite nyashi nyine ngira uvuga ngo niyo wishimye buri unakoraho nkoraho iki ko sheri wanjye ninde wamuye ciyazi kandi uryoherwe kabisa naho undi wowe nyine uyu ni sheri wanjye nk'uko ubibona ewana muraberanye cyane buriya ni ukuvuga ngo ku isi hari abanyafurika abazungu inzobe igikara byose biragira yego rero ndumva rwose muraberanye ko rwose ndabona ewana ni neza pe ni neza kandi no mu gutaha niba zaryoshye inzoga ewana muzagaruke nta kibazo hano twakira neza yego ariko ntabwo ari ngombwa kugaruka yego kuko ngo hari igihe nawe wazaza ugana akabari kacu cyane ntabwo ari akabari ni hoteli akagiye nk'umuntu wo kwivuga rero mumbwire ntajye nzaze basure ntembere iyo nahoze mvuga ntabwo ndusha amafaranga yego kandi amafaranga yanjye mfite nanjye ngomba kuyakoresha mwagize gutya se mufungura aka business namwe ewana mwarijajaye aka business ntabwo karajya kumugaragara ariko ni mu minsi iri imbere okay numva ari byiza imbere hari ikibazo kigira giti ukora aha ngaho uri wenyine ko mba mbona ntabwo wabonye nuza seriveri ana madamu ariko arahari madamu ngwino hano niwe rwose kumva nk'iri nyambo ndabona ufite abakiriya hano hanze madamu nk'uyu rero dore mu musuhuze meze neza yaba ari byo nyine dore abakiriya bashyashya nyine nagira ngo udashiza ntabwo niba ugiye gushaka sibyo banza neza witonde usesengura uneke umenye sibyo umuntu ugiye gushaka ameze ateye imico imyitwarire byose ameze neza umugore wanjye nta kibazo aho ndabona n'uwawe nyine hari ukuntu umurebamo ariko nyine ntarari mfite ntabwo oya unafite rero namugutsinda mu bintu bantoje ntabwo ibyo ngibyo birimo none wana muzanagaruke zirimo zirashiramo dore nge ndabona ahubwo ndabona ciyazi utazagenda uvuga ngo oya turabazana n'abandi wana mubazane zirashiramo yabura nta mugabo unywa igikoma umugabo buriya aba agomba kunywa inzoga nabibabwiye nyine bigende byabo zirimo zirashira tukaba twara bwagenda wata ntabwo mwangera umutisha nuko cy'amafaranga n'ubundi ntabwo izuba rirarenga amafaranga urayabona wata izuba ryarenga
saa moya we. Wapi saa moya ntago. Nuvuga ngo saa moya. Rero mumereze ibyo biceri nyine mu gihe. Oya. Niba umugabo wawe urumva yanguriye. Sibyo? Ntago nge Oya ariko naziguze ariko ntabwo. Oya madamu yacibura rwose umva twumvikane sibyo? Vuga ngo nawe uri muri bantu bakoreshwe n'abagore. Bakurikirana mu kwishyura. Vuba kandi umuntu agiye. Reka nkwereke sibyo? Kumeze nk'udafite amafaranga mukuru. Oya amafaranga ndafite ariko ntabwo nari nagendanye nzi ko wasanga ari akabwa mwasohokanye. Mwishyure tugende. Tanyita imbwa tukaba. Okay vuba rero imbere cyane. Urumva hari code nomero. Urumva urabona iki utangiye. Agasozi wakeneye inshuti yanjye mfite. Noneho yego reka nze ndebe ukuntu ubufaranga bwawe mbuguha nabushye n'ubu fast cyane reka nze tugende n'amasaha yawe. Reka nze hari inshuti yanjye angane nabikije amafaranga ku mugoroba reka nze misheri nyamuhereze twigendere. Ni inshuti yanjye ni nk'umuvandimwe. Ndagukemanga. Oya ndagukemanga. Oya ntunyemanga nyize. Areka kubana isusa. Hey! How fast do we have this? Ahubwo se reka nze nongere ngerageze. Umbagerageza kuko nakwica nagusinga. Reka nze muhamagaye nubwo mbonye itariri ariko reka nze nongere ngerageze. Gerageza. Nyaguhere. Nk'umuvandimwe. Hey! How fast do we have this? Uraje tubibone. Reka nze nyagakoje ntabwo nyizera nawe. Ngiye kumfatanya n'uwo mukozi koko buretse ibintu byose mugira vuba rwose mugiye kwa amafaranga yanjye. Mugire rwose madamu yanyireza. Yoyo ntabidanje. Yego kazo. Meze bite wana? Meze fresh. Uracyari ku muhanda? Ariko yende bana manuka njya mu rugo. Uretse kumanuka kuko kwa Rwema. Handi kuri wa musore umwe nyine ufite umudamu we meze nk'umusaza. Umubyibushye ako se ntuhazi wana? Ndamuzi umusore nyine meze nk'umusaza ambaye ubukote naza. Wansanze yose ahubwo nkakubwira ukantu amfasha ko kihutirwa vuba nshaka no kujya mu rugo ndi kumwe na sheri none yagira ubwo rero nyine nawe ari kumwe n'umuntu ngo mukatire nze murebe namfasha acunguza uburyo mwete kabisa sawa bose cakira ubusa ngura ubuntu bw'ubugoryi baramushaka se mukabara bagiye kurama iki ngaho yaje yo kozo neze bite fresh one ahora komeye shanda komeye kumwe n'igwete cyangwa umva busuhuzanye vuba muze yego komeye wenda komeye nayo nasesekaje bakabisanye baze ko nabasamura umva somaho kumva kakakeba umva karengetse wara karengetse pe sanze nk'amazi ariko burazakugura kandi ubutaha nta kibazo n'igise ko nimaze okay mwihutisha ibyo murimo ndabona bose madamu wawe nakoze ninzo birashize ni madamu ngwikiri madamu nyene nka madamu ariko noneho naga service gato nashaka kumfasha bitandatu buretse reka nkubwire ariko se buretse utaza kunkoza isoni imbere y'umugore ubona namubwiye tugenda ujye gufata akantu birangije nyine kwishyura boss mbona mfashe buretse ntumbwire ko atari buboneke buretse byarakomeye bose nafashe ibyatsi koko umeze nsubira imbere y'umugore izuba ryaracaye nuko iranyu uruhande rwaraje uyu muboss wanga aragira ati ndagufatanya n'umugore we murambera abacaka wewe nyine mari nta kibazo uwo muboss wawe n'undi wewe ushaka nyine kurusha iyeranye nuko ntabwo wazigurishije ese simera uko wazijyanye ejo mu gitondo reka nasegura mama nakagurube nyine ndabona ibintu byarakomeye n'ikige ni business mwana urakora ukibagirwa no kwizigama abe kamureke mwana ngere umva nyine byarakomeye wenda reka
wenda ndaguha n'ingwate ntangwate rwose fone urayifite nanjye ndayifite yanjye rwose ndayifite yana ko nayifunukuje nyine ndabibona ariko nshakiye amafaranga mfata umukobwa ajya ati hange sibyo birandiye ngo bikemure vuba ntabwo bindeba yaranje umuboss atanyirenza nuko ati birakomeye Mani we mwimubwire ni bitandatu nagiye n'iceri kijana nese kuri telefone nta na ufite nyine umva urabizi twabaye twatubanya kondi urabizi mwana rero mani nta cyo nakufashe nyine ngewe urumva ngo umuntu wabamagara agashaka nyine gahunda yunguka arimo ubuciri we kamwe gucitse mani umva nyine mwana wapi mani pazo mani rwose nyine wirwaneho rwose none bimeze bite boss ibyo naketse biraba atari sheri banze nyine muteze yombi ntabwo nisheri wa muteze yombi bwira boss nishyure dutahe boss amafaranga yabonetse nta boss nyumva yego nakubereye umukiriya w'imenu urabizi cyane rwose ndabizi ijambo rya nyuma mvuga na sheri wanjye nyumva ibyo nahoze nkubwanisha rero nubwo nyine agasore ngo kirara ngo katareka nije karongora inkumi agiye kirara none ni kanayirongora nungu ushatse kuvuga iki boss amafaranga ntayo okay umva umbwiye rero wa mukobwa wa musheri wawe rwose mukizana inana biketse ni nabiketse nimbwa umva mubwire sheri wawe nimbwa umva nkubwire mbu ngagasore katire ndukarongora inkumi ariko nge ntago wanyifatira gutya azakurongoza igitabo igiti aka ni agasuzuma none bishyura amafaranga dutaye bagusigaranye bakugira ingwate nitahire iwacu ntacyo taha wowe ntacyo ndasigaranga bo rero atwihutishije twese bo ndagira ngo niba mwabuze amafaranga yo kwishyura sibyo yese ngiye gufata akazi na seriveri wanjye yakuraga sibyo nkabasimbuza mugakore paka munyishyura amafaranga yose muyamaremo hanyuma nzashaka undi nyuma mutahe niko bimeze uyu muhungu yakwatira byose aguteye mwese murafatanya madamu wacu uri mu bitogo ndataha ngwino hano naje adireba abakiriya bacu b'imena banyweye ariko amafaranga y'ishyura yabuze ngo iki gusa nyine ndababwiye ni ngiye kuba mbakoresha na seriveri wanjye hanyuma tuzashaka undi nyuma nyine ibyo nibyo nashakaga rero nabuze n'umuseriveri muzima guhera uyu munsi kugeza amafaranga atashije bankoreye angahe se ubundi banyweye amafaranga 45 ariko ye umva ufite ikibanza wari kuzagurisha angahe nuba ngo yasinze ayoberwa amafaranga yankwereye umva mubwira aka kabari ntabwo twagashinze mu muzabari aka kabari ntabwo waba ufite sheri waba utamufite ntabwo bindeba ntabwo mwanyweye isosi mwanyweye inzoga agasozi wakeneye mugiye kujyamo ngo nakazi seriveri ajya ahubwo seriveri agiye kujya akora ko mu gikoni madamu muba wigendeye ubwo ngubwo nyine aba wigendeye ngenda byitaho ibisigaye umva nkubwire nawe ndabyitaho niba ari babandi bakwambura ubu mukanya urabababarira bagenda umva nkubwire sheri rwose umva mubwiza nubababarira ntago uvuga ngo sibyo aho yegenda harimo turabivugana yego kumbwira ngo genge ahantu njyana nawe narebye nkavuga ndabona ufite akanyota se wabibwira ngo nta mafaranga ufite bisobanuye ko ubwo ngubwo akazi mwagafashe sibyo akazi mwagafashe urumva ubwo guhera ejo niki ni akazi ni ugutangira akazi How possible we have this? Munyarwanda yavuze ukuri ko usore mwe musumba biramutokoza biragutokoje ikibazo nakundi